ariko nibura nakubazaga nibura mujya muvuganaho akabate abana banjye ameze bate aguhamagare. wapi nkubwira ko ntazi amakuru ye, ntayo nzi. Ese bakubakiye se nibura bati ufite inzu yanjye? nta nzu dufite. Urakodesha? Nka data kumva utorohewe, ariko inzu zinabanza zikodeshwa makeya. Nk'inzu bamwe bikodesha ngahe? 15. 15. Gusa urayabona? ntayibona nyine no kwirirwa wanduranya uva muri imwe ujya mu yindi wenda ejo nzagira, ushobora kuyabona uku kwezi ejo ukayabura, 3 ukayabura, ntabwo nyir'inzu yaba akikwihanganiye. None ja ubu se ntushobora gufata abana kubateka basubize ku ivuko? Ku ivuko se basange nde? Mpafite mba naranagiyeyo yenda nkabwira n'umurenge cyangwa n'iki nkababwira ati nimunshyiriremo ni na shitingi basi. Ariko ntaho leta se nyirenganye kandi barabishyuye. Uri mu kirere nk'inyoni. N'inyoni nayo buriyigira ahantu itaha mu cyari cyayo. Ubuse ari nk'ibihindutse navuga ngo ndi hehe? Ubwo ngiye ndibaza ahubwo umugabo ashaka kuba yakufatanya bitewe n'ukuntu aba umeze ntapfa nta wakuvugira ntaki kabateka muti. Uburepfo na ruguru ukabura ukuvugira, buriya iyo urugo rwakunaniye ubwira nyoko wanyu ukabwira nyogosenge, bakaba baza bakavuga ati reka tubunge twunga abana. None se njyane nde? Ntawe. Niyo mwashwa ntumubona ubunga. Reka ubuse wahamagara nde ngo ngwino nibuze? Izo mbaraga uzikura he kugira ngo ubashe kwiyakira ucishe urutunga abana bawe? Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwiyakira. Kwiyakira uvuga ngo ndiyakira mfite ikintu mpereyeho. Ni nko kuvuga ngo n'ubundi nta kundi kuntu nabigenza, ntaho ndi bufate mvuge ngo ndasanga. Niyo mpamvu nkubwira rero ngo buri wese agira ukuntu Imana yamuhaye yiyakira, kuko utabasha kwiyakira n'abo bana yabata akagenda. Ariko njye ntabwo nata abana banjye. Umuryango nashatsemo wenda n'ipfubyi, ariko se abasigaye nabuze n'umwe waza kureba abana twabyaye. Nanjye icyo kibazo ndakibaza. Cyangwa se uyu mubwira ati tujye iwanyu tujye kuraho famiye yawe, aranyihorera. Njyewe azi ko ntayo mfite. Ariko we niyo mubwiye ntese nta na so wanyu nibuze, kandi numva ko bavuga ko bahari. Yego. Ariko ntigeze agira ate, ntavuga ati nkujyaneyo, nta nubwo banze. Kumva akomeretse kabiri. Narakomeretse pe, mba numva afite igikomere giteye ubwoba. Kandi mba numva simbizi. Hari igihe uba wumva ibintu bikugoye ukumva ubiburiye ifata. Wumva isi yakwiyubitseho, ugize kuba uri ipfubyi, ugize kuba nta mugabo, ugize kuba nta muvandimwe, ibyo byose usigara wumva uri wenyine nyine, n'ubundi uhagaze wenyine nta muntu n'umwe muri kumwe. Ntiwumva n'uwakubera inshuti kazakubera inshuti. Ese wowe niba abasigaye muri famiye yanyu ntabaza kuguhemba wabyaye? Sinjya mpembwa. Hembwa nawe w'inshuti, ntahembwa n'inshuti nishakiye ku ruhande. Sindabona hari uwikorera igiseke ati tujye kureba wa mwana wo kwa runaka. Aba bakoreraga ntabwo ujya bati tujye kureba wa mwana yarabyaye tumugere wapi, byose bikaguhurana mu mutwe wawe. Ibyo byose bikaguhuriraho, ugahurirwaho n'ubuzima, ugahurirwaho na buri kimwe cyose. Ariko Imana ikagira ikikaguha ubutwari bwo gukomera. Nubwo utakomera ariko nibuze ubuvuga uti ndatambuka, ntihagire umenya ngo ni ibi, kandi uri gushira umutima warashize. Muri make nk'iyo utashye uba ukwita wumva ugize ikintu. Yego, cyangwa najya nko gusenga nkumva emosiyo ziraje, nkahita ntangira nkatekereza bya bintu, ubona nk'umuntu ntiyenda uriya ari asa nka mama, ibintu nk'ibyo. Ukora umurati wese na mama nyine ugahita uvuga uti kare uko ubigenza. Kuko kwa kundi usanga ujya wirirwa witaba, akaba igihe babasohora ntibarye,
Kw'ishuri. Kw'ishuri kandi biba byumvikana. Singiye ngo ni ukurya ni ubuntu. Bariha 19,500. Ibiryo? Ariko urabona hari abatanga 1,000. Ni primaire. Abo bagize muri segonderi? Uwo nguwo ari muri segonderi. 19,500 buri gihembwe. Kuyabona ni ikibazo nyine. Ugahora nyine umwana iyo nk'uko yakwatse ukanayabura urababara. Ugahita utangira ukibuka bya bindi byose ugasanga niko guhorana umutwe wumva uhora ukurya. Kandi yabuze ntabwo wamugaburira. Ese bamugaburira ejo n'ejo bundi akazafata biroti se. Reka twongeye kutubaha ikaze kuri Rwiza Empire. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi turi mu karere ka Bugesera mu mudugudu n'Imigina. Rero uyu munsi uyu mudamu usugame munye kuri screen zanyu ko ushize mu byo kwibuka jenoside yari arimo twakoranye ikiganiro ari benshi mwarakoze mubwira ngo pole. Rero uyu munsi twagarutse kumureba kuko nasize atari mu buzima butameze neza. Ndavanye kanje gusura wa muntu twakoranye ikiganiro ndebe naho uko ameze n'ubuzima bwarahindutse. Tangira wisuhuza abanyarwanda. Muraho neza. Turaho turashima Imana. Uyu yasize ntameze neza ariko ndamushimira ko nibuze atekereje akongera akagaruka kundeba agatekereza ubuzima yari yasizemo ndimo. Ni ukuri nawe Imana ndumva yamuha umugisha. Kuko burya umuntu iyo umusize ukatekereza ukavuga uti reka nsubireyo bigaragaza urukundo umuntu agufitiye. Yego. Tangira wibwira abanyarwanda uvuka he uva muri bangahe bakumenya uko abantu benshi batakuzi. Yego. Nitwa Mukayiranga Irene. Mvuka mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Kibeho. By'ukuri rero ubushize yari yansuye nyine ndivuga ariko wenda hariho uwaba atarambonye wenda muri icyo gihe yenda bakaba atekereje kongera kundeba. Wavukiye muri Nyaruguru muvuka muri abana bangahe? Twavukaga turi abana 7. Nijye warokotse. Ababyeyi nabo bajyanye n'abo bana bandi 6. Bari jye usigara. Nijye uriho jyenyine. Muri kano karere sasa waje kwisanga inaha gute ko uvuka muri Nyaruguru? Waje kwiga byagenze bite? Urumva muri kwa kuntu kugenda urerwa na buri wese uvuga uti uyu nguyu wenda azangirira umumaro reka ngende mpabe nkagenda nkabana nawe ejo nkabana n'uriya mbasha kwiga ariko sinarangije nagarukiye mu wa 3 segonderi. Muri ubwo buzima bubi nabayeho nahise nshaka imburagihe. Yego. Kubera ntaho nari mfiteho kuba. Uwo twabanaga ejo yaranyirukanaga, uwo tubanye ejo bundi kanyirukana. Kandi wafamiliye cyane umufamiliye rwose akaguhinduka yaba ari uvukana na nyoko yaba ari uvukana na se. Birangira rero nashatse mfite imyaka 19. Yo ukiri muto. Ishuri nyine ndarireka ko ntaho nari mfiteho kuba. Mbese wumvaga nyine kuko gushaka ugiye kuruhuka biri butume mbaho neza ntazagira wongera kunjojobya. Nuko nyine ndashaka mbyara nujuje imyaka 20. Mfite umwana w'imyaka 16. Yego. Urabyiruye. Ndamukurikira afite imyaka 4. Mu rushako rwawe se nawe wagize bati none ndaruhutse? Ntabwo naruhutse ahubwo nabwo narushijeho kubabara no kugezana n'ino saha. Baba we. Urushye kabiri. Hanza na 5 kazaza. Yo. Oya ntabwo azaza. Niko mbibona.
umugabo yagutaye byagenze bite? ntago mbizi iyi saha, sinamenya ngo yarantaye cyangwa ntiyantaye, ntabwo mbibona. Mwakoze ubukwe se cyangwa? Twaje kubana, aza kubona akazi ahantu ntazi, turabana, dusezerana 2020. Muri iyo myaka yose twari tumaranye. Kagenda akanta, kagenda akagaruka, gutyo gutyo. Ubu rero iyi saha ntago namenya ngo ahagaze. Ntago mbizi, ntituvugana, nta makuru nzi. Akagera hagute se akongera akagaruka mu rugo cyangwa yarakubakiye se nibura? Wapi. Ubwo ntago yanyubakiye, asa niba agira urundi rugo, niba agira nyinshi, niba agira zingahe, ni umuntu tutari kumwe. none ndibaza nk'ubwo iyo mwagutaye akagenda akagaruka, ni iki nyine umubaza iki yagarutse? Umuntu utagukeneye ntago wamubaza ngo akubwize ukuri. Niba umuntu aza ukamubaza ati wari uri hehe, akakubwira ngo ibyo ntibikureba, ntibigushinzwe, akabona arongera afashe inzira aragenda, mu by'ukuri uwo muntu ntabwo akwereka ko muri kumwe. Nta kintu gishyashya ambwira ngo mbwire ati wenda nagiye guhaha, rwose maze n'igihe ntanamubona. None abana kubagaburira gusa akohereza niba ibitunga abana yabyohereza? Nabyohereje, navuga ko turi kumwe. Nta na kimwe mbona. Wamutelefona se? Ntayibaho telefone. Mbese nimba ataragutaye? Ibyo se ubwo nabitindaho nyine? Ntabwo nabitindaho. Ikiriho cyo mbona ko tutakiri kumwe. Nese ubujanga bambwiye ubaye ipfubyi, ubayeho uri wenyine mu bana batatu mwavukanaga, ubuzima ugeze igihe ushatse umugabo nawe akubereye ibamba. Ubuzima kugira ngo ubushobore imbaraga uzikura he? Urumva naje ino nzi ko mvuga nti nzagerageza mbona akazi sinakabona. Ni ukuvuga ngo iyo ngize gutya nkabona nk'umuntu wamugani wampaye nk'igihumbi, wampaye nka 2, nabona aho bakora akazi nakubuyede, nagenda nkagakora nkabasha ngatunga abana. Iyo katabonetse nawe urabyumva, uratuza. Ubwo rero ntago navuga ngo mfite akazi, kuko akazi ko ntako, sindi ku isambu, nta sambu ntaki. Ndibaza umugabo wahavuka ariko urahazi? Kuba uhazi se wajya gukora iki? Ngira ngo abana babajyana ukaba bati mwakira abana banyu. Uwagufasha yagufasha uri kumwe n'abana bawe. Ntago wafata umuntu, hari n'igihe yenda wasanga batankunda kuko nta famiye yabo, njya mbone intekereza ngo ivuge ati tujye kureba umugore wa runaka, tureba abana, ntawe umvugisha, ntawe ugira ute. Iwabo se urahazi nibura? Iwabo ndabazi ariko nta babyeyi afite, ndahaza havuka gutyo. Ni ipfubyi? Nawe nta babyeyi afite? Wenda uretse ko afite wenda iyo miryango yindi yo kwa ba se wabo cyangwa se no kwa ba nyina wabo sinzi, ariko ntabwo ibyo ngibyo umuntu atakweretse umuryango, ntabwo wagenda uvuga ngo nimwakire ibyanyu. Nanjye naba nikuyeho abana kandi aba ari bo bavandimwe banjye. Kandi na famiye y'umugabo ntijya iguhamagara ikubaze ngo abana bameze bate? Reka ntawe ungeraho, nakare kose ntawe ugeraga mpamagara. Ubwo ntabwo barabaniye nawe famiye y'umugabo wenda? Ntayo nigeze mbona. Ntayobonye? Kwa kundi umuntu avuga ngo wenda muramukazi data wacu mujyaneyo, ntawe yigeze anjyana. Ntawe kujyana? Nta n'uwagusuye? Nta n'uwansuye. Ubwo iyo nyuma yo gukumva nta kibazo ufite, kwatse umuryango nashatsemo wenda n'ipfubyi, ariko se abasigaye nabuze n'umwe waza kureba abana twabyaye? Nanjye icyo kibazo ndakibaza. Cyangwa se uyu mubwira ati tujye iwanyu, tujye kuraho famiye yawe? Aranyihorera. Njyewe azi ko ntayo mfite. Ariko we niyo mubwiye ntese nta na so wanyu nibuze, kandi numva ko bavuga ko bahari. Yego. Ariko ntigeze agira ate, ntavuga ati nkujyaneyo, nta nubwo banze. Kumva akomeretse kabiri? Narakomeretse pe, mba numva afite igikomere giteye ubwoba. Kandi mba numva
simbizi. Hari igihe uba wumva ibintu bikugoye ukumva ubiburiye ifata. wumva isi yakwiyubitseho, ugize kuba uri imfubyi, ugize kuba nta mugabo, ugize kuba nta muvandimwe, ibyo byose usigara wumva uri wenyine nyine, n'ubundi uhagaze wenyine nta muntu n'umwe muri kumwe. ntiwumva n'uwakubera inshuti kazakubera inshuti. ese wowe niba abasigaye muri famiye yanyu ntabaza kuguhemba wabyaye? sinjya mpembwa. mpembwa nawe w'inshuti, nkahembwa n'inshuti nishakiye ku ruhande. sindabona hari uwikorera igiseke ati tujye kureba wa mwana wo kwa runaka. aba bakoreraga ntabwo ujya bati tujye kureba wa mwana yarabyaye tumugere wapi. ndabyara nkahembwa n'inshuti nyine nkaba arizo. sindabona hari n'umuntu winguka avuga ati ka kana ko kwa runaka kasigaye. oya, kumva nta mutima kimuntu kibaho. iyo wabuze nyoko ukabura so uba wabuze byose. wabuze byose. uguhemba ni uwo wishakiye ku ruhande w'inshuti, akakubera umubyeyi. yagukundira akakubera umubyeyi, atagukundira nyine ubwo nibyo ntaho uburi. ese nk'iyo ubonye abandi badamu muturanye cyangwa hirya no hino baje kubahemba, we ntabwo bugukomeretsa ku mutima wawe? ndababara nkahita nibuka bya bintu. ukavuga ati nanjye ubu ngubu nanjye mba mpembwe nk'abandi. poli Imana rwose, Imana ihoza abababaye cyane, igatabara abarushye. warababaye koko. uyu mugabo koko Imana ahari, Imana ntabwo izamuhana. izamuhana cyangwa ntimuhana, ubwo wenda ibyo ari gukora ni byiza. ariko nibura nakubazaga, nibura mujya muvuganaho akavuga ati abana banjye bameze bate, aguhamagare? wapi, nkubwira ko ntazi amakuru ye, ntayo nzi. ese bakubakiye se nibura bati mfite inzu yanjye? ntayo nzu dufite. urakodesha? nka data kumva utorohewe. ariko inzu zinabanza zikodeshwa makeya. nk'inzu uba wikodesha angahe? 15. 15. gusa urayabona? ntayibona nyine no kwirirwa wanduranya uva muri imwe ujya mu yindi, wenda ejo nzagira. ushobora kuyabona uku kwezi, ejo ukayabura, 3 ukayabura. ntabwo nyir'inzu yaba akikwihanganiye. none ja ubu se ntushobora gufata abana ngo bateka basubize ku ivuko? ku ivuko se basange nde? genda uvuga ati wenda urabona nk'iyi n'ahangaha nta murimo ufite wo guhingamo, sibyo? none se iwacu ho ku ivuko harahari? bagiye barahaguze abahashyize ibikorwa bya leta. amafaranga rero bayahaye abantu banderaga icyo gihe, ni na kera 2008 2009. barahagurishije? si ukuvuga ko batabishyuye, yego, ariko mu kubishyura ni ibikorwa bya leta byagiyemo. abo bishyuye ni abanderaga, nibo wari ukiri muto? nari mutoya, nari ntarabasha no kuba natunga konti. ubu ntiwamenye ibyo, ubu usanga uhasanga amashuri. ubu ntuzi ngo iwacu iki hari amashuri? hari n'ivuriro. kuki se batabatse uyu mwana wenda azakura, tumuteganyirize dufate ko twifuza? none se ko barengana ubu ngubu ari nka so wanyu bayahaye, kandi wenda ukaba uhaba? yambwiye ko yayandereshejemo kandi sinari kuburana, kuko iyo mba mpafite mba naranagiyeyo, yenda nkabwira n'umurenge cyangwa n'iki, nkababwira ati nimunshyiriremo ni na shitingi basi. ariko ntaho leta se nyirenganye kandi barabishyuye. barabishyuye. uri mu kirere nk'inyoni. n'inyoni nayo buriya igira ahantu itaha mu cyari cyayo. ubuse ari nk'ibihindutse navuga ngo ndi hehe? ubwo ngiye ndibaza ahubwo umugabo ashaka kuba yakufatanya bitewe n'ukuntu aba umeze ntapfa, nta wakuvugira ntaki, kabateka muti. ubu repfo na ruguru ukaba uri kuvugira
buriya iyo urugo rwakunaniye ubwira nyoko wanyu ukabwira nyogosenge bakaba baza bakavuga ati reka tubunge twunga abana none se njyane nde ntawe niyo mwashwanye ntumubona ubunga reka ubuse wahamagara nde ngo ngwino nibuze ntawe wahamagara ashobora no tukishekera cyangwa bakubwira no kwishekera ukaceceka nyine ukajya mu nzu agahinda kakagufatanya n'isi byose n'ibyo wagiye uhuriramo nabyo byakubabaje mu by'ukuri ntabwo njya numva nishimye yego uyu buzima bukugoye butishimiye nubwo wenda Imana yampaye abana ni ukuri yego hari igihe ubegera muri kumwe nyine ariko ntibikubuza kugira agahinda ariko niba abana ikintu bakomoraho mu mutima wawe iyo ubabonye barakomora ariko nawe iyo ubuze icyo agusabye yego uhita wibuka bya bintu byose hasi y'uburayi cyangwa uburaye ukavuga ati se umwana ariho aransaba iki nyamara iyo mba mfite mama nyamara iyo mba mfite papa simba mpuye n'ibi bibazo byose nakabaye mbimubwira nakabaye mubwira nakabaye nanamumushyira akaba amumfashije ibyo byose bigahita bituma uhorana igikomere ku mutima kitajya kivaho hari abantu rero hari abantu nabo babaye muri ubwo buzima bwo kuri ababyeyi bakagira abagabo ntibikunde ngo babe inshuti nke bumvikane ariko kwiyakira byananiye ubu zemewe rwakubanambere ni icyo babwira abantu noneho bari mu buzima bumeze nk'ubwawe neza bona no kwiyakira byananiye ushatse rero wakwiyakira kuko impare ihangane isi ntisakaye kwiyakira ubanza ari nko ni nk'ibyo Imana ahari ikwishyuriramo kuko nagiye mpura n'ibintu by'ibikomere byinshi yego mumbabarire biba byanze ihangane birumvikana ihangane rwose ihangane hari igihe ukomera ariko bikanga ukumva biranze kwiyakira nabonye ari ni imbaraga Imana ikwishyuriramo yo ubwayo kuko ntekereje ubuzima nagiye mbamo n'abo bana sinumvaga ko nzabagira ntekereje ubuzima nagiye mbamo numvaga ntazaba nkinariho numva rwose n'iyo mbonye bukeye mbwira Imana nturakoze ariko ameze nk'umuntu warewe muri famiye ubayeho nabi ibyo ngibyo kwaba ari ugusubiza filime inyuma ariko nk'uwo nabasha nabwira keretse we Imana yonyine imwihereye ubutwari ikamushyiramo kuba yabasha kwihangana ntabwo buri wese yabishobora ntabwo wese yabishobora ntabwo buri wese yabishobora ngende ndibaza nk'ubu ngubu uzi ubuzima wanyuzemo nk'ubu ngubu hagize nk'umwana ubwo ugiye kureba wipfubye wamurera uti bitewe n'uko nawe wabayeho wowe wumva wamurera uti nkurikije aho nagiye mba n'uko bandeze nkakurikiza n'ahantu Imana yagiye inkura ntabwo namuhemukira kuko ngiye kumuhemukira naba nibagiwe bya bindi byanjye kandi ntaragera kubyibagirwa n'ubu mba numva nuko ntagira ubushobozi mba numva mu mutima wanjye habamo impuhwe ngira impuhwe ku buryo n'uwagira mba numva ntushaka kumukora nk'ibyo abandi bagukoreye wowe ntabwo wabikora ntabwo nibagiwe
nibagiwe ibintu byose Imana yankoreye, nkibagirwa n'ibihe byose nanyuzemo. Niyo mbonye ubabaye mfite icyo muhanda kimuha. gira inama abantu bareze imfubyi za jenoside, urumva, bakarya amasambu yabo, barangiza w'abana bakabarera mu buzima, bakabarera nabi. Gira inama bari abantu basigarana ipfubyi. Ntago wagira inama umuntu wamenyereye kurya ngo ni hahandi yagufata nk'ikigoryi. Ariko nkurikije Imana yo nyine niyo izabahana, kuko nanjye nakwiheraho nk'umuntu wandeze, wanderaga ukwezi kumwe, kwa kabiri ntago yakunderaga. Ese urakuziza iki? Ese ko nari umwana, atari uko nari iyo mico, nari imico mibi nagiraga. Ni kwa kundi umuntu niyo wamuha amata yakwanga akayaruka, umuntu atagushaka kuvuga ati mpagurukira mu bana, ati mpagurukira. Ese yavuga ngo mpagurukira, abakohereje hehe? kandi ahazi neza ko ntaha hari nta n'uwasigaye. Hari n'uwambwira ngo genda ujya ku muvumo iwanyu. Iwanyu ubwo umuvumo wanyu ni ku isambu? Hari ku ivuko nyine batarahuba, kandi koko umuvumo wari uhari. Ugiye ujya ku muvumo? Cyane. Nta n'inzu ihari? Ese hari zari zarahasigaye ntibari barazishenye nyine. Ugiye ujya ku muvumo cyane. Ubwo umuntu wazapfa mwibagiwe mu buzima bwawe? Ndanamukunda. Ndanamukunda. Yakubwiye gutyo? Kumukunda sinamuvuma, sinanamwica. Yego. Ahubwo musabira ngo Imana izamushyire mu rukundo, yumve ko yahemukiye imfubyi. Ahinduke. Ahinduke. Ahinduke kuko nawe abe byababaho. Yego. Ko ntago nigize gutya. Nanjye navutse ndi umwana nk'abandi, ndi mu rugo nk'abandi, mvukana n'abandi, ariko Imana biba ngombwa ko ari jye usigara. Yego. Ubwo rero niyo mpamvu sinamuvuma, ko ntacyo namuvumaho. Ariko ahindutse, niba ari jyewe byananiye, niba ari we, ko ntago wananira ngo unanire nari umwana mutoya pe. Uri umwana muto birumvikana. Nari umwana mutoya. Baba we. Nk'ubu iyo wibutse abana mwavukanaga, iyo wibuka ababyeyi bawe, iyo wibutse abaturanyi, ukuntu wari ubayeho, nta ushobora ikibazo mu mutwe? Ntabwo icyo cyabura, ikibazo cyabura. Na buri munsi ntiwareka gutekereza abantu mwavukanaga. Buri munsi? Buri munsi, buri munsi. Cyangwa se buri segonda. Iyo ugize ibikubabaza, n'ubundi dore ko nta n'ikiba gihari kigushimishije. Yego. Ntabwo rero wananirwa kugira gute gutekereza bya bindi. Nk'ubu ngubu iyo ngira gutya, mama biba bigenze gutya, mba musanze, kamara agahinda, papa mba musanze. Ibyo rero ntago buri segonda ntago wabura kubitekereza. Wongera ngo wabyibuka, ngahorana umutwe numva udakira. Reka ntabwo njya numva mu mutwe wanjye nishimye. Uko uryase cyangwa wumva? Mba numva undya, uremerewe. mba ndaremerewe, mba numva ku mutima hariho nk'ikintu, numva cyanze guhambuka, mba numva ari nk'ipfundo ririho. Ese ubwo ntubukire nk'abantu bakuganiriza buriya ra? Hari igihe ureba kuganiriza buri wese ukabona ni uwakumvira ubusa, ariko ukavuga uti nk'uko uba waje kwansura n'ubushize uko waje ukansura, nakubwira nkakubwira buri kimwe cyose. Ariko iyo utekereje ibihe turimo, uhita uvuga uti uriya nimubwira aranseka, aragenda mvuga, bikaba ngombwa ko uba wumva uri ahantu ha wenyine, ukumva ntushaka kujya mu bantu, wajya no mu bantu ukabona ibigushimishije, wowe ukarira abandi bishimye. Bikubaho? Aho barishimye kumva urayize, kumva wari nyine ukabona yenda ni nk'ubukwe n'urugero, uvuga uti nanjye nari byari kugenda gutya, uhita utangira ukabya bintu, ukabitekereza ubundi se nari bubwerekene. Byose bikaguhurana mu mutwe wawe, ibyo byose bikaguhuriraho, ugahurirwaho n'ubuzima, ugahurirwaho na buri kimwe cyose. Ariko Imana ikagira ikaguha ubutwari bwo gukomera, nubwo utakomera ariko
nibuze uba uvuga uti ndatambuka ntihagire umenya ngo ni ibi kandi uri gushira umutima warashize. Muri make nk'iyo utashye uba ukwita wumva ugize ikintu. Yego, cyangwa najya nko gusenga nkumva emosiyo ziraje nkahita ntangira nkatekereza bya bintu, ubona nk'umuntu ntiyenda uriya ari asa nka mama, ibintu nk'ibyo. Ukora umurati wese na mama nyine ugahita uvuga uti, ukabona nk'umuntu nyine ukabona ari kumwe n'abandi ukavuga uti nanjye mba n'ubu nkiri kumwe na mama. Ntago muri make ntago uraye udatekereje famiye yawe wari ufite waba utagira ubwenge. Nk'iyo ubuze nk'ikintu cyangwa umwana akakwaka nk'ikintu, niyo mba ntagifite banyatse mama, mbwiye mama nkamubwira ngo abana baraye ubusa akamfasha, atekereza ko nawe bikakujya mu mutwe wowe ubwawe bikakurwaniramo, ugahora rero wumva ndwaye umutwe. Ariko niyo ngeze nk'ahantu nka gutyo mba nshaka nko kwirebera nk'imyidagaduro, iyo mbashije nko kubijyamo mba numva hari akantu kagenda kagabanuka. Imyidagaduro nk'umupira, abantu babyina, nk'abantu babyina nk'indirimbo za kinyarwanda, cyangwa n'ibindi bintu bimpuza mu mutwe. Ariko iyo bitabonetse ni kwa kundi njya mu nzu ukagira ngo sinkina haba, ukikingira ukihisha. Nkumva sinshaka gusohoka, nkumva sinshaka kugera aho abantu bari, nko mu kwa kane wenda. Yego, ariko cyane niho kigera cyane. Ariko n'indi minsi nkumva nimba nishyizemo ko ntashaka kugera ku muhanda simpagere, n'ejo bundi gutyo ukaguma mu nzu, nkumva nshaka kuguma mu buriri cyane. Ese ujya ugera igihe ukajya kwibuka, ukajya ku nzibutso ukajya kureba nyine? Ubu nsigaye narabihagaritse, ntaramenya ubwenge cyane, ntarubaka, najyaga njyayo. Ariko aho mariye kubaka nimba ari ugutekereza umumaro wenda ababyeyi banjye bari bumarire, nsigaye njyayo nkagira ikibazo, nkaza bantwaye cyangwa nkajya mu bitaro. Rero nsigaye ubwo abantu barambwiye ngo njye nkomeza mbikore bizanshira. Iyo ugiyeyo se cyangwa ntujyeyo? Njyayo, ariko njye kuko nzi ko n'ubundi nza nkarwara nkabona simbona undwaza, nsigaye mbigabanya nyine nkabikurikirana kuntuza gusa. Ntujyeyo? Sinjyeyo. Ariko rimwe na rimwe nakumva hari uko meze, nakumva hari umuntu ufatika nizeye turi bujyane, nkagenda yenda nkaza narwaye umutwe cyangwa se navuye imyuna. Uva n'imyuna? Iyo nabitekereje cyane. Ubu rero nsigaye kuko niyizi nyine igihe kijya kugera na telefone nkayivanaho, hatazagira abampamagara bambwire ngo tuzajye kwibuka. Uhita ukora telefone? Nyivanaho. Ubwo iyo si ihungabana waba ufite? Nyivanaho nyine kuko iyo mbitekereje nabwo mera nabi. Ufite ihungabana ukinanuka neza? Simbone, nkazabyumva mwambwira ngo twavuyeyo, nanjye nkambwira nabuze umwanya cyangwa se nabuze tike. Mu muhate wanjye mba numva najyayo. Numva wajyayo? Ariko nk'ejo bundi ntabwo nabashije kujyayo kubera ukuntu numvaga nyine ntameze neza, bari wasize n'ubundi ntameze neza. Yego. Ese inanga nta kigega cya farije ntabwo ntayihaba? Hano rero nta gihe ndahamara, nzahamara umwaka ejo bundi mu kwa gatandatu. Sinzi nimba hano hari ikintu bamfasha. Ubu njye nibazaga uramutse ugiye nko ku murenge wenda w'inaha, yego cyo ku karere k'inaha, ukababwira ati wenda njye ndi umuresikape gutya gutya ndi imfubyi n'umugabo byaranze, buriya nta kintu bagufasha cy'imibereho, bakaba bakubakira ko bubakira abantu badafite iyo baba, sibyo? Nabuze umuntu wabingiramo, wenda niyo numva ko hari n'icyo bantuma wenda. Yego. Cyaho nangaho kuko ntago bakinyima. Kuko nk'ubu ngubu wariho nk'umupfakazi kandi nta mugabo ufite, kandi umugabo witungana hari yararongotanye yaragiye, sibyo? Ntuzi iyo yagiye. Mba numva njye nko kareba nta kintu bagufasha. Simbizi, nabuze umuntu wabingiramo. Oya, si ngombwa nawe wakwigirayo, wajya ukababwira ukabaganiriza, cyangwa ukajya ku murenge ukabaganiriza ukumva ikintu bagufasha.
ko mujya mbona bubakira abacitse ku icumu. barabubakira nyine nanjye ndabizi, Yego. ariko hari n'igihe nigeze no gusaba ngo nigire muri aruferina, barambwira ngo narengeje imyaka. Ariko jana rukasetse. Nari nkiri umunyeshuri. Yego. Ariko numvaga ko ubwanjye bayimpaye najya nataha nkayijyamo. Yo muri vakansi ntugiye vakansi. Sinjye muri abo bantu birirwa bamfata. Ese wa mugani kuko tujye muri aruferina kandi wa mugani nagiyeyo muri iyo minsi nyine muri icyo gihe ntakiba muri abo bantu bo muri famiye. Yego. Barambwira ngo narenze ngo igihe cyo muri aruferina. Yo warakuze. Narakuze. Yo. Niko guhita nshaka rero. Muri make ushobora kuba nashatse uvuga ati wenda nduhuke, uruhuke, ugire aho wihisha, ngira aho nihisha, ngire n'aho mba, ya aderesi. Kuko iyo ntekereje ukuntu mba numva abandi bantu bafite aho baba, njyewe bintera igikomere, nkibaza nta na leta ntinzi. Ngicyo nibaza bano bagabo akenshi bakunda gushaka abantu b'ipfubyi, kuki bakunda kubahemukira bakababaza bigeze hano? Nuko ababona ntaho ajya n'ubundi, ntababona ntawe ari bumuregeho, ntawe ari bumuzanire ngo babunge, akavuga ati n'undi ntaho kazajya, kagufata nabi, akagufata uko yishakiye. Cyo kibatera, akavuga ati buriya umwana wasabwe agakobwa aba ashyigikiwe, ariko se undi nari bubyerekene, ntabyo babyerekwa. Niyo mpamvu rero agufata uko yumva yishakiye, aho nzagarukira nzagasanga, kazaba kararushye, inzara yarakishe, ibintu nk'ibyo. Ariko nkubwire igihe cyose yaramutse ashe ntuzamuhe karibu. None se ndamuha karibu mfite, ni mu nzu yansize. Wimutsemo ujya ahandi. Mpimutse inshuro 10 na zingahe. Wowe rero tugera uhindura inzu bigiye bitewe n'ubushobozi mfite. Weyashe ko wose mu nzu ya menshi ukaba ugeze mu nzu. None se waba mu nzu ya menshi nta kazi ufite, ntaho uri bikore. Gerageza ukaba mu ya make uzagira, nayo wabona byanze ukayivamo. Ibyo rero birambabaza iyo ntafite ahantu nshinga amaguru ngo nirerere abana basibe kuzabaho nk'uko nabayeho. Birakubabaza, bintera intimba. Abo bana minerivare ikura hehe? Muzabwa buri munsi wundi ukora iki? Ntacyo, ni uguca inshuro nk'uko kose. Nta kazi gafatika, nakubwira ngo ni ikiraka, ni ibi biraka bya buri munsi. Kuriha usanga ari ikibazo cy'umwana ku ishuri. Yego. Kandi atakabaye menshi, ariko kuko ajya mu nshingano nyinshi, ukabura uko ubigenza. Kuko kwa kundi usanga ujya wirirwa witaba, akaba igihe babasohora ntibarye ku ishuri, kandi biba byumvikana. Singiye ngo ni ukurya ni ubuntu. Bariha 19,500 ibiryo. Ariko urabona hari abatanga 1,000. Ni primaire. Abagize muri segonderi. Uwo nguwo ari muri segonderi. 19,500 buri gihembwe. Kuyabona ni ikibazo nyine. Ugahora nyine umwana iyo nk'uko yakwatse ukanayabura, urababara. Ugahita utangira ukibuka bya bindi byose, ugasanga niko guhorana umutwe, wumva uhora ukurya. Kandi yabuze ntabwo wamugaburira. None se bamugaburira ejo n'ejo bundi akazafata biroti se atishyuye. Numva byabaho. Haba ugiye numva nashaka umushinga se waba ushaka ugakuraho icyo ukoresha. Ujya nyine umushinga ku buryo nyine abo bana bajya babasha kwishyurirwa, leta ikaba yabishyurira. Nimba leta yishyuye abantu b'abapfakazi abakene, kuki utakwegera nk'umurenge ukaguha ibibazo ufite? Mbona ari uko hari ino ntarahamenyera. Ntabwo ndahamenyera, wenda ngo numve. Rega buriya unagenda uvuga uti mbifashijwemo na runaka ntungiye agatoki. Ese wahagarara ku murenge ukajya ubwira uhise wese? Ubu se ibibazo ufite usenga niba ukayagiza Imana ukavuga ati wenda reka mbiture Imana.
gusenga se wananirwa gusenga? Iyo usenze ukabona barariye ni ryo funguro Imana iba yaguhaye. Iyo usenze ukabona babonye amavuta yo kwisiga nta kuntu Imana iba itakumvise. Yego. Ahantu usengera kimenye gufasha idini usengeramo? Ndi umugatolike. Umugatolike. Yego Mana yanjye, Imana igutabare. Bizakunda buriya igihe ntikiragera. Gusa wibaza icyo gihe igihe kizagerera ukakibura. Ikizajya ukakibura. Uvuge se nanjye nzabona aho natungira abo bana banjye basi ntibaderagire. Kuko hari igihe uhita utekereza ati nk'ejo mpfuye twajya he? Bajya he? Se wa mugani. Ntanafite basi niyo nabasiga mu nzu banshyingura nabo bakazaguma muri iyo nzu. Yego. Nayo ukavuga uti ntaho. Ugahita rero ibyo ntiwabura kubitekereza nk'umubyeyi. Tuvuga ati ndamutse mpfuye tuzabaho nka kwa kundi nanjye nabagaho. Yego disi. nkavuga wenda nk'icyo gihe ngewe kuko nubwo ntarinze ubwenge ariko nabazaga abantu babwira ni mu ngezi iwacu kwa runaka. Ngezi iwacu. Nkavuga ni ngenda nzagenda njye muri yanzu nubwo itari ihari. Yego. Natwo rero mpita numva tuzabaho nk'uko nanjye nabayeho. Ubu wa mugani yagize ikibazo bana bati kwa mama ni iwabo mama ni he, papa ni he? Ntaho dufite ho kuba, nta nzu ntaki, mama aragiye. Urumva se tutabaho nabi nyine? Ni kwa kundi bajya kwa runaka bakabateragirana, ariko nabo ubwabo bari nko muri iyo nzu bavuga ati tuzajya tujya kuvomera umuntu aduha igiceri cyane, tuze tugurire indazi turyame. Ibyo byose ntiwabura kubitekereza. Niyo mpamvu umuntu ahorana ibikomere mu mutima we bidashira. Njya numva n'ibikomere mfite ku mutima wanjye banumva bitazarangira. Baba we biyahumura, Imana ifite imigambi ku muntu. Hari igihe rero utekereza igihe wahereye kwibaza se izamfasha ari uko napfuye. Ukiheba ukajya ubona abandi nyine uko babayeho, ukaba ubwayandirimba ati nanjye ukumva ntahuri nyine. Uba ntahuri. Mana we, bavanga Imana irebera imbwa ntihumbya. Ubu ni igihe kitaragera, sibyo? Ariko hari igihe Imana izagucira inzira, kaguhuza n'inshuti z'umumaro, kaguhuza n'abantu bazima bakugira inama. Wifuza umuntu wajya uganiriza n'ibyawe. Yego. Wasi niyo yajya kubwira wenda akakubera nka nyoko. Yego. Nubwo ataba ari we ariko akabikwemerera, wahambuka ku mutima ukumva hari ikintu kivuye. Ufite uganiriza ukaba basi ntakuvuge ati dore kariya kaje kumbwira. Yego sha. Ariko akakubwira ati ngiye kukubera nyoko. Yego. Ujye ubaho kumbwira akakumva. Nta kuntu ibintu byahora wumva byakuzuriyemo. Hari igihe wuzura ukumva byasendereye, nkaba ari bwo bwa bundi ntangiye kuva imyuna nsimenye n'igihe byaziye. Baba we, ukeneye umuntu uzajya uganiriza ukamubwira iki ni ikikwashika kimubwira. Nkamubwira nti mama mfite ikintu kimbabaje, nkagenda akantega amatwi. Gutega amatwi. Numva hari ibintu byagenda bigira gute byagenda bigabanuka. Kuko ntabwo wagenda naza ngo duhure ngumva ngo gutya na gutya na gutya ngo gutya na gutya na gutya. Haba ari ukwishyira hanze kandi ntacyo biri bukumarire. Ariko nkaba akubwiye ati mwana wanjye, niba yakubwira mwana wanjye iryo ryonyine ry'uburyarya wakumva unezerewe. Baba we, ukeneye umuntu ugutega amatwi akakumva, akavuga ati mwana wanjye mbwira nta kibazo ndakumva. Byashaka n'ubwo bufasha niyo atabuguha, ariko nibuze ukavuga uti nanjye ifite umuntu nita mama, ngenda akantega amatwi nanjye nkamutega amatwi akambwira. Ntabwo mpamya ko ibyo bintu byahora bikwitsindagiyemo mu mutima. Abantu bafite ba nyina babubahe rero, bagifite ba nyina. Si uko wenda ntamufite, niyo mbonye nk'umwana wanjye ansuzuguye gake mpita mubwira nti oya uzabikore ntakiriho. Kuko niba ugiye kunsuzugura umfite, yewe nifuza uwo nakwita mama. Umufite wese ashatse yajya yubaha umubyeyi uko ari, yaba asa nabi. Kuko umwana kugeza ku bintu byinshi.
cyane. Niyo mpamvu rero nta muntu wafata umubyeyi we ngo amufate uko yishakiye. Mm. Uko ari n'uwo niko Imana yamuremye. Yego. Kandi nta wundi muntu wabona umera nka nyoko. Ntawe. Ntawe. Ni nawe umuntu ni umuntu ukomeye. Umuntu ukomeye. Ntawe twe nyine tutabafite. Yego. Uhita ubona umumaro w'umubyeyi. Uri tumubona. Kavuga ati iki kintu banyimuganirije akangira inama. Natwe rero ugiye ubona yenda sinzi amenya ari igihe waheranye n'ubwigunge. Njyewe nanjye mubonye ntajya numva hari ikintu kigabanutse ku mutima wanjye. Umuntu uganiriza gusa. Ukamuganiriza akakumva watuza. Ye baba we. Mana y'isi n'ijoro abantu bararushye. Birakomeye. Birakomeye. Ariko humura. Ntugire icyizere se uko ibintu bizahinduka ukongera ukamera neza. Ubu bishobora guhinduka nkajya mfasha nk'utwana ku muhanda natwo tubabaye. Yego. Nkakabwira ngo ngwino twibanire. Yego. Imana ikabihindura kuko nkunda imfubyi pe. Yego. Niyo wambwira ngo urubahe ukambwira kuri imfubyi niwe waba umbeye. Mpita numva nk'uwampa nk'ahantu tukibera nko mu nzu y'imfubyi gusa. Nkumva twakwibanira n'utwana tubabaye. Ubonye nk'ubushobozi wakora iki? Ubushobozi ubonye ubushobozi meneka ukagutetse bati muhindura ubuzima. Imana impinduriye ubuzima. Nta mwana w'imfubyi najya ndeka ko ababara. Warinde kugera nk'ahantu nageze. Yego. Nakugerageza waba uri umwana muzima twabana. Ko ntago nafata akana kababaye nagaho twenda nagafasha mu byo mbashije nakarerana n'akandi. N'ubundi si ubwa mbere mbikoze hari akana twigeze kubana nyine nyuma akaza kunanira nyine karagenda ariko ntikibagirwa ineza n'akagire ko nagashyize mu ishuri. Rero mfite ubushobozi nta mwana wese ubabaye nakwirengagiza kimwe n'undi muntu mukuru koko mbibona ko ababaye namufasha. Kandi Imana izabima njya mbisaba. Izabiguha. Wafashe imfubyi nawe? Nafashe imfubyi kuko burya umuntu iyo ari imfubyi arateseka. Abura umugisha nta mugisha w'ababyeyi abona nta kintu ukora ngo wumve yuko wigiriye icyizere. Mana we. Katubyitege Imana izaguhindura amateka y'ibyo nkwifuriza. Imana izaguhindura ubuzima sibyo? Wabayeho umuzima wabaye uri mu bantu tuganiriye bababaye pe. Wabaye ku mpande zose kuba imfubyi ukiri mutoya ugira urushako rubi kugeza n'iyi saha urifuza umuntu ajya ubwira ati ngewe mbonye umwunganiriza. Ku mutima nabohoka ukajya ugera no mu bandi ugaseka ntuhora ufite iminkanyari ntuhore wumva wijimye muri wowe. Kugera mu bantu wareba ibintu nk'abantu bari kwigira wowe ku mutima wawe watekereza ko udakeye. Yego. Kumva wapi nta kiganiro wavuga ukajunja mu gace ukajunjamo wari ntuvuge. Utekereza ibyakubayeho ugatekereza ibyo ubona ubundi ari kwigira akavuga uti se nanjye ntete kurinde. Ukagira ute ukahitamo guceceka ibyo ari kwigira. Hariho ibyo ari kwigira ugaceceka. Cyangwa se guteta ku babyeyi be iki cyangwa se nta kibazo uriya ajya ahura nacyo. Naho jyewe ndara nkanuye bukankeraho nkashaka gusinzira mu gitondo. Uriya we ukavuga uti uriya we ntacyo abaye. Nshaka nko gukanura ngahera saa 5 nkanuye azageza mu gitondo. Ukanuye? Nkanuye ndi kwibaza ibyo bibazo byanjye byose. Baba we. Ko ntacyo uzagira mu mutwe. Imana izamfasha. Irabizi ubuzima bwanjye nayo yabigiye kunshyira mu kaga kandi izi ko mfite katanyoroheye. Ufite n'inshingano. Nta wundi ibyo byose ntiwajya gusinzira ntawe uzabigutekerereza. Ijana icyo basaba Abanyarwanda. Abanyarwanda se nk'umuntu wakubonye akabona uburyo wababaye kubura imfubyi ukiri mutoya ukaba muri famiye zitakoroheye ushaka rukaba rubi. Ni iki wasaba umuntu ukubona? Nicyo nabasaba kereka ari nk'abajya baza nko kunsura wenda tukaganira. Yego. Nkagenda mbabwira kuko iyo ubwiye umuntu amateka abasha no kuyabwira n'abandi cyangwa se yagira icyo amfasha akaba yamfasha nkabasha nkitungira abana. Yego. Ntibazabeho mu buzima nk'uko nabaye. Yego. Ariko
kinini si ubufasha nabwo mbubonye yego ni byiza cyane, yego ariko buriya niyo usuye umuntu koko yego wumva amateka ye nawe akabasha akazajya kwigisha ahandi, yego akazanabwira n'abana be ati nabonye umuntu ubabaye. yo Nicyo nabwira abanyarwanda ukeneye umuntu kuba hafi akuganiriza cyane, akumva akanyumva. Uzi ko ushaka n'umuntu waririra ukamubura. yo ngo amarira y'ipfubyi ajya ngo Gatemba ajya mu nda. ati ngo ajya mu nda cyane, ukaba umuntu waririra ngo umubwire ibyawe. si n'ubufasha mbubonye natunga abana yego nanjye nkiteza imbere, yego yenda nkakerebuka nkajya no mu bandi, ibyo nkareba ko byamvamo. yego Byose nta kidashoboka, ntacyo utabwira umuntu. yo mwana we, reka rero dukomeze tubisengere, wenda hari muzabona iki kiganiro akavuga ati najya kureba uriya muntu. Ese umuntu ashatse kugufasha yakubona gute? Mfite agatelefone gatoya, nimero ihora ku murongo, ngo uvuga nimero yawe, umuntu ugukeneye ahantu yakubona. 079 yego 2 15 40 81. ingero isubiremo. 079 2 15 40 81. ongera. 079 2 15 40 81. ubwo iyo nimero umuntu agukeneye yaguhamagara mukavugana cyane. ibiri ku murongo, biri kuri rezo. yego reka tugushime rero, urakoze cyane ko wemeye kutuganiriza. ariko humura, Imana iri imbere, ibyiza biri imbere, ntugaheranwe n'agahinda, sibyo? wibuke ibintu by'aho wanyuze, jya ugerageza noneho nk'ubu ngubu, sibyo? use nk'ubyirengagiza, sibyo? ubyirengagize, utekereze ejo hazaza, utekereze ubuzima bwa bariya bana, kuko bariya bana nibo ubereyeho, sibyo? ubu ntabwo wowe ukibereyeho, ubereho bariya bana, sibyo? utekereze ejo hazaza, ibyakubabaje ugerageze urwane nabyo ubisige, wirinde kuba ubitekereza. ubu ntabwo byashije ijana ku ijana, ariko ugerageza ubyikuremo, sibyo? utekereze, ese ubu nasigaye kuri iyo mpamvu, uyitekereze. kuri Imana hari umugambi yari ifiteho, kuba narasigaye nkaba narabyaye abana, nkabona ikigerezo cy'umugabo ntafashe kubarera, rero ngomba guhagarara mu nshingano za papa na mama, urumva? bariya abana bakabaho neza, ukabategura ejo hazaza. nicyo kintu mba numva yego Imana imfashije yamfashamo cyane cyane, ikampa uko mbarera, yego nkabatoza umuco, mbese muri bo bakumva ko ndi ahantu habiri. yego ngewe icyo nakwifuriza, ntugaheranwe n'agahinda, gerageza nubwo bidakunda ijana ku ijana, ariko ubyirengagize, urebe imbere, uretse bariya bana banjye ndabateganyiriza iki, ubu ko ari jye mugabo noneho cyane. icyo kintu njye nicyo numva nakwifuriza, sibyo? reka tugushime, urakoze cyane, kandi nizera ko ejo hawe hazaba heza. nanjye ndabisengera mujye mumfasha namwe. yego murakoze. sawa.